komera direct ninjye mubyeyi w'umunyeshuri ni nabonye invitation yawe imbwira ko ngomba kwitaba ku kigo yari ngombwa rwose. Yego nanje rero umwana wanjye muzanye ngo numve ikintu mwadushakiraga. Yakubwiye amakosa yiwe se? Amakosa? Makosa. Ya makosa agira amakosa menshi cyane, aturuka ikigo agasimbuka cicika. None yasanga abandi banyeshuri muri classe tugasiga tuganira. Yego ntacyo isanga abandi banyeshuri wowe ufite amakosa muri no minsi naho undi direct uriya mwana wanjye rero uriya mwana ni umwe ufite wenyine mama nashaka kuzananira byo birumvikana ariko abana nuko bameze. Yego niko bameze abana allo mubwire ndaje ari umuntu turi kumwe ndaje muvugisha sawa sawa nawe direct nibyo nakubwiraga ariko nta kibazo ubwo menyanye nawe ndabona nta kibazo cyawe. Nta kibazo urafata nimero yanjye cyangwa mfati yawe ubundi cyo tuvugana umbwira amakuru y'umwana ko namiza ari kibazo. Nta kibazo rwose. Yego uzandike ngira 079 44 75 83 2. Yego nizo ngizo. Yego ndahindutse nyine direct sawa ari bihe byiza nakoze kuduha umwanya wanyu. Amakuru nimeze sawa mwaje guhereza hano umusuri kuri chat nk'uko uri gutereta cyane sindi umukobwa se asimani ni ukubera iki ukunda abandi bahungu kandi ngewe naragukunze kuva kera ukaba waranyanze ubu ni ukubera akunda bijyaho bishaka ariko ubu basi wazambagariye wenda nk'amezi abiri wenda tugakundana nk'amezi abiri. Oyanjye ntabwo nkunda umuntu ugiye ntabwo nagukunda amezi abiri ngo ngukunde. Icyo nakubwira ni uko ntabwo nagukunda urukundo ntabwo rwateza. Nose ubu reka nkubwire bari abahungu ukundana nabo uri kumva ni nk'ikihe kintu bafite bandusha nyine ubona ngiye nta kintu mfite amafaranga nambara neza ngombwa nk'ikintu ubona nsebetse bandusha nyine. Njye nawe ngendera ku bintu njya gukunda iyo nakunze umuntu mba namukunda ntabwo binsaba ngo abe afite amafaranga cyangwa atayafite. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo bizigera bibaho ko tuzakunda ibyo byibagirwa. Uzi n'ibindi uzi ikintu ngiye kugukorera niwanga ko dukundana nzahita nkwica. wari ugiye se mwana shanjye arayipfa kwa kabiruka ugiye kureba ari duke sha nanjye arakandi gutetayo ngiye kurebayo ni uko utazi noneho ngewe ibintu byambaye mwana muri ino minsi hari agakobwa ndi gukunda si ukazi kakandi se bita ngo iki nimba bakita anje ari bo bacuruza amafi ngoma kari agakobwa niko gatereta muri ino minsi ariko karananiye nabuze ikintu nzakora kugira ngo dukundane. Ibyo byoroshye mugira inama ahubwo ngira inama y'ukuntu nabikora. Ibyo byarakunaniye ngira inama ukuntu twabigenza uriya mukobwa akankunda akagukunda nabwo inama mugira inama kureba gukunda ubona ukumwegera ukamubwira udukora umva nawe sinaguze gutereta ubundi naraterese byaranze ahubwo we ngira inama y'ukuntu si reka ndabubwire ndaje nkwereke turakora iki ako tsiye reka ndebe ukuntu tubigenza. Turabigenza ute ako mawe reka nkubwiye nanjye kari agakobwa nari nagateye ubwoba ni nakabwiye ngo ugomba kunkunda cyangwa utankunda nkakwica. Ada umeze ute? Yego umeze neza. Asubwo we ntabwo uba unkumbuye we. Nkumbuyemo iki?
komana si ubu igihe nakubwiye ko ngukunda ntabwo uba ubyumva. ubu ariko ngenda kuvuga ko mfite umugore nta mpamvu kujya mu ndetse kuba ufite umugore bisobanuye ko tutavuga. ntabwo sinzi impamvu batumva ibyo bintu. Ok, waretse se basi ejo tugahura nka saa 9. Oya reka duhure uzabyumva ibyo ngushakira. Sawa urakoze wiyiteho. sawa sawa. Bye. Isaha koko uri kujya kose. Serioramwe. Hano wajya gushora. Se ubyuka umushaho ukaza munatuvuze. Icyo tuvugisha kuri ibyo muri agace dutuje bakamuteza. Iki tugase ni Nisi. isu kandi nyiriwe. Usobanura kubura. Ujanga ndaku. Ayiwe harimo haranuka n'umwanda. Ako wariraye uzajya kusanga ibintu byose nabyo wewe. Hano urwo nagari ibyo hasi. Wese nimba ari ho abana ndi umugabo. Wamaze. Iyo gusa uryama muri urayishyura. Reba abana barabyutse nkabajyana ku ishuri ukiri ngura cyane mu bintu Mwana ryamye. nyagasa cyaza abagore twaragenda. Urwo nagura umugabo. Nawe umugabo. Sha uribwa mu bandi kabisa. Nje ndimwe. Kabisa. Nje ndimwe. Nukuri. Reba ibyo mbara bicyo Nta kintu maze nta kintu. Nibyo maramubwira manje. Ubwo ntabwo bajya barara batukana. Bavuga ati ese baba batukana bafite naze bazidakomanyije ngo rero ako nanjye cyagenzi wanyu nabonye papa batumvikana na mama wawe uko nashatse kubivuga nsinga amasomo tsindwa amasomo umuntu undusha umwanya ngo tsindwa amasomo aba 40 urusha umwanya amanota 10 nangahe umurusha umwanya uso ejo bundi nta muntu tugiye gusohoka ebaze noneho ejo nagiye gusora amanota mu wa gatandatu na sinasiri kandi natwe twiga siniyasiri usubite icyizere ko uzajya boarding yahe ntabwo nibatanjyana nibatarimvana musha nzamenye ko ndi umunyamahirwe pe ubundi yose nyiratsinda gute mani mu rwego rw'abatukana ntakundi nyine dupfe kujya ku ishuri dupfe guhatiriza nyine ntakundi no kwihangana Jemba nabyukiye nkabyoza ukaba ukijyanye ngo uri umugore nyabaki. Soko sigora ibintu wabivazwa vaga. Oya. Ibikombe wavanga. Wayiguze Ibibazo biyogeje. Ariko se mwana ubu koko ninjye mugabo w'inganzwa pe umugore aranzandembeje mwana niwe mbiragije ibintu byanjye.